nongere ngusuhuze wowe mukunzi wa Technology TV official. Ndabashuhuje cyane, nongeye kubifuriza umugisha, mwubasabira kugira ngo Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakomeje kudukurikira, mukomeje kudushyigikira, mukomeje kubana natwe. Tumaze iminsi tudakora, ariko bakunzi banjye ndabiseguraho kari harabaye akabazo k'uburwayi, uburwayi bwari bwaraje nyine ngombwa ko njya mu bitaro, ariko nkaba nagarutse nongere mbakora akantu keza. Kandi ndashimira abantu benshi bagiye bamamagara bakambwira ngo twihangane, turagusengera, bakanyihanganisha uburyo bushobotse kose. Abo bose ndabashimiye, kandi nanone ndabashimiye cyane uburyo mwagiye mwitanga. Nimba udukurikiye koko by'ukuri binyereka ko umurikiye, unyandikira muri comment umbwire ngo ndagukurikiye rwose. Ibyo ngibyo bizaba birushaho kunshimisha, binere na courage mvuga ngo hari abantu bankurikiye koko, sindi gukorera ubusa. Ibyo ngibyo biranshimisha, nunyandikira comment ukambwira ngo ndagukurikiye, cyangwa umbwire uburyo iyi video yagushimishiyemo. Ibyo ngibyo bizaba birushaho kunshimisha. Uyu munsi nje kukubwira WhatsApp GB ni WhatsApp yaje muri iyi minsi irimo iraza ishize. WhatsApp mbere ubundi twari dufite WhatsApp Messenger, dufite WhatsApp Business. Izo ngizo nk'uko tuzizi turazifite zose, kandi tuzi neza yuko zose zaradufashije. Ndabizi hagiye zidufasha WhatsApp zose zagiye zidufasha. Dore ni izi ngizi, wenda iya mbere nayikwereka, bayita WhatsApp Messenger. Dore ngiyi, iyo niyo ya mbere nkubwiraho. Iya kabiri ni iyi ngiyi yitwa WhatsApp Business. Iyi nayo niyo nkubwiraho. Izo ngizo twari tuzisanganywe nk'ibisanzwe tuzikoresha, ariko haza WhatsApp GB izikuramo zose, izana serivisi zitandukanye za WhatsApp Messenger cyangwa WhatsApp Business. Uyu munsi rero ndikubwira uburyo wa downloadinga WhatsApp GB. Ariko mbere yo kubabwira uburyo wa downloadinga ubundi WhatsApp GB ni akahe kamaro kayo. Akamaro kayo, nk'ubwo nabibakoreyeho video nkababwira ngo hari ibintu byinshi utazi kuri WhatsApp. Hari amavideo menshi nagiye mbakorera mbabwira uburyo wa creating YouTube channel, uburyo wamenya ibintu byinshi wakora video audio, uburyo wasiba account ya Facebook, hari amavideo menshi nagiye mbakorera. Ariko kuri WhatsApp ho nari nabakoreye, hari ahantu nari nababwiye ngo uburyo wamenya ibintu byinshi kuri WhatsApp, utamabanga yose utaruzi. Reka nkubwire ikintu cya mbere WhatsApp igifite, WhatsApp GB ifite, WhatsApp Messenger idafite. Ikintu cya mbere, dore ni aka kantu gafite utuntu tune. Akambere kabita chats, aka kabiri group, aka gatatu status, aka kane bakita calls. Uto tuntu uko tuzi kuri WhatsApp ifite utuntu dutatu. Utwo tuntu dutatu ni utuhe? Ifite akambere ariko bita nuza chats, kagira status and call. Ariko ikiza kingi ifite na group. Noneho reka nkubwire akandi ka kabiri. Ushobora kudownloadinga inuza yose ufashe, audio video yose ukayidownloadinga uyikoresheje WhatsApp GB. Urugero, reka kirimo wenda nk'ahantu nk'inuza y'umuntu, reka nkwereke. Kanyishyiremo muri ku buryo wayidownloadinga noneho. Ndetse gatoya akereka nshyiremo ndabona ziri kugira
Heavenly Father, we thank you for this day today. Dore Thank you for the breath of life. Everything we are today is by your grace. We worship you, Lord. Thank you for the Holy Spirit, who is the seal of our promise to heaven. Hallelujah. The Bible says that ese ni gute wa downloadinga iriya nuza. Dore hano hasi hari akantu kameze nk'aka download, akantu ndimo ndakoraho aka kanudo, aka kantu iyo nkanze nkakagumishaho bahita kazana ngo ko gahita kavuga ngo save aka kanudo. Iyo kakubwiye ngo save uba ugiye kuyemeza. Icyo nicyo kiza cyanuza. Kandi nanone ikindi cya WhatsApp GB ushobora umuntu ashobora kukoza message akayisiba, yamara kuyisiba ariko wowe uhita uyibona. Wewe nubwo yayisiba wowe urayibona. Mu gihe WhatsApp Messenger yo uhita ayisiba bigasaba kuca mu yindi application nanone nzababwira, bikangombwa kuyigarura ukamenya icyo yari yanditse. Ariko nk'umuntu anyandikiye WhatsApp, anyandikiye nuza message agahita yisiba, ngewe nayibona, nabona icyo kuko i WhatsApp yo irabigaragaza. None ngiye kwereka uburyo wayidownload. Ni gute wayestara muri telefone yawe nawe ugatangira kuyikoresha, ugatangira kuryoherwa na WhatsApp GB. Reka tugende kuri Google Chrome. Let's go. Okay. Dore Chrome ni ngiyi, tugiye kwandikamo ngo Android Waves. Android Waves. Twikomereze Android Waves. Okay, nitugera aha ngaha urabona ko ibigaragara byose ni uburyo wacamo hari ahantu. Ariko dore icyo ngewe ndimo ndagusaba, uzaza uhita ukanda ku ya mbere ibanza ariyo bita aha ngaha Android Waves. Ese mujya mwibaza impamvu mbashyiramo udufresh twinshi? Nuko mbajya mbasobanurire kuri kamwe kuri step by step kugira ngo mwebwe mubimenye, kandi nunabikora nawe ubikore bimeze neza. Tugende dukandeho Android Waves. Nitugera aha ngaha aho bagiye kutugeza, mu gihe bikiri kwirodinga, ndagusaba niba uri mushya cyangwa nimba waranakoze subscribe, yandikira comment umbwire ngo ndagukurikiye rwose, ndi kumwe nawe. Ibyo biranera imbaraga, bitume nanjye mvuga ngo ndi kumwe n'abantu banjye rwose. WhatsApp GB. Okay, urabona yuko ariho tugeze aha ngaha kuri WhatsApp GB. Okay, none icyo uzakora wowe uzahita uza ukore kuri kano kantu tuzi nko bakita search. Dore ngaha niko uzakoraho. Numara kugakoraho ukandeho wandikemo ngo WhatsApp GB. Ukande search, usatishe. Numara gusakisha WhatsApp GB, ni nziza cyane, izagufasha byinshi, izakureka byinshi, uzamenya byinshi, uzamenya n'uburyo wafata message imwe ukayiyohereza abantu benshi. Okay, ako tuzagira hanga noneho iyi ngiyi ya mbere ntuzayikoreho, ahubwo uzaza ukore kuri iyi ya kabiri. Iyi ngiyi ariyo uzafata. Ndakeka waba urimo urayibona.
iyi ngiyi WhatsApp, iyi ngiyi ariyo uzahita uza ugakandaho. Dukanzeho, nitumara gukandaho reka dutegereze gatoya, gato cyane. Ndagukunda cyane wowe ukomeje kubana natwe cyane, ndagukunda cyane. Reka tumanuke, nugera hasi wowe ikintu uzakora uzaza hano hasi. Dore WhatsApp yacu ngiyi tuzamanukamo, tumanurikeho gato tuze kure. Ahantu hari utuntu tubiri ngiye kugusobanurira. Akambere bakita direct download, mirror download. Utu tuntu ni utuntu tubiri ngiye kugusobanurira. Okay, akambere ni aka ngaka, aka kabiri ni aka ngaka. Okay, noneho hano bacishemo akantu k'agatangazo, ariko nyine biragenda neza ntugire ikibazo. Wowe ikintu uzakora uzahita uza ukore kuri kano kantu kuri aka kantu ka kabiri, kuri aka kantu ka mbere nako sorry kanditseho direct download. Nugakandaho ugakanda kuri direct download, sorry ni network zihabaye, reka dukandeho turebe. Dusubire inyuma gato twongere dukandeho, network nizo zibaye nkeya. Download ya nukanda kuri iyi WhatsApp ya kabiri, impamvu nakubwiye ngo ukande ku ya mbere, dore iyi ngiyi ni mode, urabibona ko handitse mode, ariko urebe kuri iya kabiri yo nta mode iriho. Urabona handitseho Android waves, ndikubwira n'igihe bayisohoreye kuri November nibwo yahagaragaye. Dore ariyo iyi ngiyi, ariyo n'iyi ngiyi nyine gutya, n'iyi ngiyi hano ruguru iyi ngiyi. Noneho reba n'iyo hasi yanditseho mode, yanditseho mode, ntabwo ukwiye kuyikoraho. Wowe uzakora kuri iyi ngiyi ya kabiri, ya kabiri. Reka dukoreho ya kabiri, niyo uzakoraho. Numara gukoraho nakubwiye ngo uzahita ukora kuri direct download, uzahita ukora kuri direct download. Sorry, akantu kari kabayeho gatoya. Wowe icyo uzahita ukora, dore nk'uko dufite WhatsApp yacu, dore icyo uzahita ukora, uzamanuka hasi uze ahanditse ngo direct download. Iyi ngiyi ndakiye kuyibona, direct download, direct download. Ukoreho, numara gukoraho uzahita bakugeza ahantu nk'ahangaha bagiye uzaba ugiye kuyidownloadinga koko nyine. Uzategereza gato nuko ngewe wenda network arizo ziri kwanga, gusa byewe byakunze nta kibazo. Okay, noneho nuko nguko bimeze. Nukora kuri direct download bazahita bakugeza ahantu uyidownloadinga. Ngiye impamvu bitari kuzamo nuko mfite umwanya muto kuri telefone wanjye, ariko mukandaje umwongere. Ariko wowe nubikora ugeze ahangaha bikakugora, ndabizi hazataza hano handitse open cyangwa download, ukayidownloadinga. Numara kuyidownloadinga noneho izahita yestara muri telefone yawe. Numara kuyestara ite bikunda, ndakeka ari ibyo ngibyo. Kandi ndabakunda cyane rero, niba utarakora subscribe nakwingize kora subscribe kugira ngo umenye neza yuko turi kumwe cyane. Kandi nanone ndagusaba nyandikira ku comment umbwire ngo David turi kumwe kandi kuri gatanu, kandi ndagukurikira uko bukeye nuko bwije. Reka nongere mbasezere, reka tuzasubire ubutaha muri video z'ubutaha mbabwira uburyo wafata telefoni yawe wayishyira ahantu umuntu yayifata agashyiramo password itariyo, yarangiza agahita ikamufata ifoto. Reka ibyo tuzabikore ejo
ndabakunda cyane. Ciao ciao. Sawa sawa.